hano jene wenda nashonje cyane hakoreka natwe duteke reka tubatekere reka tubakorere surprise tubatekere basange ibiryo byahiye hanyuma iki se nose bigenze bite ko kutazanya amazi kandi sesize utwara ipfurugiye Mariyo se ngo ngiki ayawe ngona wicare hano tubwire neza ngo ahubwo mu gisobanuro cyo kugena amazi nayinjira kandi niruka byamaze n'ibire kurije mu ngore njye mari harahe ko kuruza handi tuvoma rugema se nari ntangiye kwita ari nase Anitari he Anita se sinamubuze ngo Anitari hano ngo ngiki umva uko byagenda Anita ari he wamuburiye wese kandi mwajyanye Anita yarari kuvoma uri kubyumva none ko njye ntagiye ntwaye ikintu cyo kwikorera njye ngiye gushaka ingato kuzana ngo yikorere nje nsanga Anita nawe uhari nawe ukiri aho ngaho injerekani ihari n'inkweto yambaye ziri aho ngaho sinzi nabyo hirya mbona Rugema nzamutse ingungugu ntabwo nigeze nita kuvuga ngo ni ufite Anita cyangwa iki ngo mbirebe nzamutse nirukanka nanjye ngo nese usanze Rugema ufite Anita ntabwo namubonye ariko Anita ndamuzi kandi mbonye Rugema ishobora byose kunguki numva benshi yanjye nyine none se none se ibyo no hirya no hino urahamagaye nahamagaye Anita nibwo Rugema nahise ndeba hirya mubona watarambona nzamutse niruka iyo mbona sinjye nari kumuca ariko si ibintu n'ibiki koko ubu samba Rugema ntabwo ubu tuzahora muri ubu buzima kugeza byari kamara tarangira ni nambara Rugema niba ari ikiri ni ubundi ahumuriza gutana abantu bari kamara ariko tujye mu nzu dufatire mbunda tugende hari kumugezi handi tuvoma kamara ntabwo twakagumye kuba twicaye aho ngaho tonde inshuti yanjye mu witonze gake gute se dufite ubwoba kandi dufite imbunda reka tujye kuyifata tugende usanga yakwitegura birenze kwitekereza urayifite ariko ako se umuntu azaruka ryari cyane umva reka tugendemo neza n'igihe umuntu azava muri ibi bintu koko agatuza Anita ubu ntawe n'igitenge yari afite n'inkweto yari yambaye n'injerekani ubwo rero ni Rugema wamutwaye ikigaragara ni Rugema kandi noneho akaba yari ategereje aho ngaho aribo bari kumwundi niruka ariko uzi ko Rugema atugendaho nono atugenda runono ashobora no kuba afite maneko ese babwunitse ko mwagiye kumugeza muri namwenye ariko nitwe twakoze amakosa bano bantu kubohereza bonyine mwagiye mwe ntabwo baba bagiye bonyine ariko hari ahantu ntabwo wapfa gukeka ko hari wabaturika ko ari ku muhanda ubona nyine basanzwe bahava hari ntabwo ari ku muhanda hari ntabwo ari ku muhanda muca munsi namugiye ubuse kuko babibwiwe n'ibi ariko ni ku nzira kamara reka ngende Zibinzira umusaranda bashuje muri rere hose mwaje kuna noneho ango bita Emira afashe umwanzuro ndetse Emira avuze ati ngiye kuba nafata imbunda ubundi giye kuba nabohoza umukunzi wanjye se noneho bigiye kuba bijyanye n'iteka intambara igiye kuba yavuga gati ya Rugema ndetse na Emira none ibintu bigiye kuba byagenda ibintu bigiye kuba byahindura isura ibyo bishumaze igihe kirekire mutegereje ibyo bishumaze igihe kirekire mushaka kugira ngo mugiye kuba mwatangira kubera mbere ko dukomeza tagira ngo manze ngo baza kubaza gatoya cyane ese uri kumva iragize kuba yatanga imbabazi kuri cyusa nawe ujya muri comment ugira inama ugira iyibagize niba nta nama ufite yo kumugira ujye muri comment kubitemo amemuje umutima kugira ngo twike ko nawo kuri no filme kandi wifuza yuko hangaha ibintu byose byagenda neza ndetse ango bita Emira akabasha yabohoza Anita se none bigiye kuba byahindutse kanga tumaje kubona ko Anita amaje kuba yashimutwe kandi tubonye ko hanga n'umugore akamanda avuga ati mbonye Rugema hara kumugezaho tuvomera mabonye Rugema hara tuvomera kumugezi mbashe kuba nahabona Rugema wisubona kanga bita kamarade ndetse n'Emira ese bagira ubwo ndetse bakanahangayika cyane bumva yuko Anita yabashimuswe ese ninde wabashimuse Anita koko ni Rugema nko kwanga n'umugore akamanda abivuga nawe amatsiko ni menshi ndetse nawe uri kubazwa bigiye kuba byene ndetse uri kubaza n'ikintu Emira agiye kuba yakora dore ko Emira avuze ati nta mpamvu yo kugira ubwoba kandi dufite imbunda tugomba kuba twahangana kuko dufite imbunda rero Rugema nyaga kuba yadukanga ese none bigiye kuba byagenda iteka ari mufite amatsiko ndetse akabisha mukubije kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kubona ko film yacu igiye kuba ryo ndetse mugiye kubona ko Rugema nawe bagiye kuba bamuha isomo rikomeye cyane ndetse mugiye kubona ko ari nawe ibyo ari kwijwira byose byo bigiye kuba byaranye ese none bari bwaze kuba babasha kuba batabara Anita nawe nicyo uri kubaza kandi nawe ufite amatsiko menshi gusa ngiye kubona ko
bigiye kuba byakurikiye byose ngiye bugiye kubana Mitatic Blaze ni kijyajwe abandi ni kakajwi abaza bakubeshye bakubwira bitari byongereje kuba nabanyomoza nkubwire kwanga ibintu bigiye kuba byaryoha ibintu bigiye kuba byahindura iso nimba waraka subscribe ni byakashuka komeye cyane kandi ni nk'ikomeye cyane kuri twebwe ndabakunda cyane kandi boza ku mutima kuri ka subscribe nawe turi bayikanda gerageza uyikande kugira ngo ujye umenya buri kimwe cyose ndetse ujye usobanukirwa byinshi kuri no filime nimba ukunda izo filime zirusaraba nta kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe kugira ngo buri video yose dushyizeho ndetse uzajya notification mu mbere ubundi bashe kuba wasonje kubishyiritse ubashe no kubamenya byinshi kuri no filime inzira y'umusadari ko mu rugiye kwa kadure k'ibintu bigiye kuba byaryoha ese noneho twamaje kubona ko cyusa nawe akomeje gusaba imbabazi iribagiza mu bwati mbabarira narayensenga nsaba Imana imbabazi ariko Imana ntabwo yambabara utamanye kuba wabama imbabazi ese muri kubona cyusa koko yahindutse cyangwa ariko ari gusaba imbabazi kugira ngo iribagiza atazabasha kuba yabibwira mama we dore ko namwe mufite ubwoba ndetse namwe muri kubaza mu gati cyusa iribagiza n'umukutanze imbabazi urabuduhemukiye cyane kuko cyusa naga kwimbabazi cyusa yakweretse uwari we kuko ngo umuntu gukunda ubona mu bibazo kandi cyusa we ntabwo wigeze umubona mu gihe wari bibazo ntiyigeze umubona ntiyigeze kuba hafi ahubwo cyose ari kugusaba imbabazi kugira ngo abashe kuba yakuyoberanyaho ese none bigiye kuba byagenda gute nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira uko byumva kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tuganira kuri no filime inzira y'umusaraba dore ko ahangana avuga ko ibintu bigiye guhindura isura mwaje kuna kangaha ubita mwaje kuna kangaha uno mushiri wa Emile cyangwa Anita amaje kuba yagira gutyo ubundi agashimutwa ndetse amaje kuna kara kaboko kashe kakamupfuka ku munwa ndetse bishimwaje muvuga ati ese ninde wabashimusi Anita gusa mugiye kubona kanga umuntu ushimusi Anita ari kira kigambo ngo ni haka kiba kiri kumwe na Rugemwa ndetse umuntu ubifite muri hari rukomeye cyane Rugemwa ndetse afatanyije na Are dore ko mwamaje no kubona ko bari bamaje gupanga yuko bagomba kuba bajya gushimuta bagomba kuba bajya gushaka imbunda ndetse bakanagira uwo bashimuta ndetse bakanica Emile njya ngo kanga bitero Rugemwa yavuze ati ndamutse mfashe Emile ndetse na kamarade nkabica nicyo kintu cyanezeza abagira ngo isubona kanga bita Are nawe yavuga ati ndi kumva kubica neza no guhera kugwara ubundi bababaza ubundi bagapfa babara mu bubare bukomeye cyane se none bigiye kubigenda gutwe navuga ko Rugemwa nawe aje yivanga ndetse beshimwe mutangiye kwishima muvuga ati ubwo ahanga wita Anita atangiye kwifuza yuko Emile yamutera ndakatwe twamaje kubona ko kamarade nawe yatangiye kuganiza kuri Emile amubwira ati ugomba ko wagira gutyo ubundi ukabana na Anita kugira ngo wenda nibaza no kubagira bazasanga mwarabanye wenda baramuteye ndetse none bigiye kugenda gutwe twamaje kubona ko bagiye kuba bakwibana ndetse beshi mwari mutangiye kugira muvuga ati koko nibyo bibandiye kuko barakundana cyane kandi mwese murabibona dore kanga bita Anita yesa avuga ati ntago nshobora kuba nagira gutya ngo mbyarire ari sinabyarira iriya nyamaswa sinajya kubise by'umwana wiriya nyamaswa ngo ni Are wese unakanga bita Anita yanga ari cyane ahubwo Are asinze ikintu ashaka wagira ngo Are baramuroze wagira ngo Are baramuterereje Anita nawe jya muri comment rutubwire uko byumva nyaboneka kukubwira ngo ujya muri comment mbagira ngo mbone ko turi kumwe kandi mbagira ngo mbone yuko namwe mukomeje kunkurikirana kandi mukomeze kunyereka urukundo rwanjye kuko muri kumwe nanjye kugira ngo nanjye nkomeze kugenda babwira ibigiye kuba byakurikiye byose ndetse nanjye nkomeza mbabwira tanga ibintu bigiye kumera gutya kuko ngewe inshuro nyinshi mba ndimo ndareba ukuntu bimeze ndetse ino filime iri gukinwa mba mpibereye 5/5 niyo mpamvu ibintu byose biba byabaye muri ino filime mba mbizi ndetse mba nabibonye ku maso ari wowe ufite amatsiko wowe bigiye kuba byagenda yica niyo yabayeho ku bwawe yica niyo yabayeho ku bantu mufite amatsiko yica niyo yabayeho kugira ngo musobanukirwe byinshi rero nyaboneka rero nta kindi kintu usabwa no kwisapotinga ikazamuka no gukana subscribe nta yindi nkunga usabwa usibye gukana kuri subscribe nta mafaranga nkwatse nta kindi kintu nkwatse niba ufite megabyte ukaba washije kureba ino video ukanyura udakanda subscribe umenye ko untengushye cyane umenye ko umpemukiye cyane umenye ko ugiye kuntera gahinda nyaboneka rero nawe kana subscribe kugira ngo nanjye nkomeze kugenda mbagezaho ibintu bizima ndetse umunsi no filime twageze kuri season 5 dore ko mwaje ko nako turi kuyinjira ndetse twageze kuri episode ya 99 season 4 urumva ko ibintu bigiye kuba byaba uburyo nababwiye ko season 5 iraza ari umuriro iraza ari umwoto iraza mifite ubugome budasanzwe amaraso agiye kumeneka muri season 5 namuneka rero nimba nawe koko ukomeje kureba ino filime kandi ukaba wifuza kugira ngo ikomeze uyirebe ndetse igisohoka igikugiraho mu bambere na kindi kintu usabwa no gufungura inzogera kuri channel yitwa Big Family TV ubundi ukokomeza kugenda uryoherwa 5/5 ndetse ukokomeza kugenda urebera hamwe bigiye kuba byakurikiraho byose mbere ko dukomeza rero ndagira ngo amanze nkwereka akantu kari gutwika manze nkwereke filime nziza cyane iri gucina manze nkwereke filime igiye kuza imeze nkaho igiye kumera nk'ino filime inzira y'umusaraba ndagira ngo nawe manze urebe ino trailer ubundi uraza kumbwira ukuri kubibona twabazane filime y'agatramunika mu Rwanda iyo mbimenya series Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye abayeho na mama we na murumuna we gusa ubuzima buragoye amashuri n'inzozi kubera ubushobozi Wani yafashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye
ko ageze mu rugo rushya agahura na Moni, umukobwa w'imyitwarire mibi gusa nta kindi amukorera usibye kumutoteza. TikTok maze gutwara abantu ubuhanga. Mama bintu wagiye ihangana byige uyu munsi ntabwo amahoro. Hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera, ariko Moni nawe aramukunda. Ubu ni haba hagiye gushya. Nimba niyo minzani yawe wirirwa undatira ikintu byawe ndatira, nzumva n'akadomo kamwe hari wo wabibwiye muri ubu buryo. Nubwo yaza nakubwire, nubwo yaza akitwara gute, ibyo yakora byose. Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose, urukundo, ubukene ndetse n'ubuzima. Ibintu ko bikomeje kuba danje, Wani azatsinda ibigeragezo byose, urukundo rwakira ruzagaruka, Moni azatsinda, Wani aragenda. Ariko se bizarangira gute? Kurikirana filimi iyo mbimenya kuri Wani Official, kuri subscribe itazagucika cyangwa uri muri comment ya ngaye nguko rero kabara agaciyemo mbambaje kukwereka filime nziza cyane, mbambaje kukwereka filime iryoshye. Nimbura kandi subscribe nakubwiye ko ibintu byose byiza ku bantu mukunda filime, ukabutura kana subscribe kandi ukunda filime zo mu Rwanda, menya yuko nta hantu ushaka kugira, umenya yuko nta kintu ushaka kumenya kijyanye na filime zo mu Rwanda, kuko njye ahangaha niho hantu honyine uzajya ubonera filime ziryoshye, niho hantu honyine nzajya nkubwira filime nziza ushobora kuba wareba ubundi ikakuryohera ndetse ikanakuruhura mu mutwe. Rero nimutura kana subscribe umenya yuko uri gucika byinshi, uri guhomba byinshi cyane. Kuba kana subscribe mbashimira mbabwira ati mwarakoze cyane, muraba agace gakomeye cyane, ndetse nanjye murambatekerezo gukunda bakunda cyane kandi mboza ku mutima. Twikoresheje amaje kubona kwanga ibintu turi kimaje kubona yuko Rugemwa ndetse na ari mumaje gufata umwanzuro wo kujya guhiga ari gusanga bita Fabiola ari kuvuga ati ese mwabapangiye ubundi bakajya kubafunga, mwabapangiye mukabateza leta cyangwa mukabateza polisi, kuko ari nimba ahanga nimba Emile ndetse na Kamadi bafite imbunda, mukavuga yuko iyi mbunda bafite n'ubundi iyo mbunda ari yabo mutazaho yavuye, ndetse mukabateza abapolisi bakabasha kuba babafunga bafata imbunda. Gusanga navuga ko Rugemwa yise agira ubwo akavuga ati ntago bishoboka. Gusa impamvu Rugemwa avuze ibyo byose ngo ntago bishoboka nuko Rugemwa we ashaka kwihora, nuko Rugemwa ashaka kugira ngo yice Kamarade ndetse na Emile, kuko arabizi neza ko n'ubundi niyo bajya muri gereza uko yabikora kose bagafungwa ariko badapfuye, n'ubundi arabizi ko iteka bazamugarukira cyangwa bakaba banavuga ibyo byose, cyane yuko Kamarade ndetse na Emile bafite umugore w'umunyamategeko uzi ibintu byerekeranye n'amategeko. Rero Rugemwa arimo arashaka uriya mugore cyane cyane kugira ngo abashe kuba yamwica, kuko uriya mugore wa Kamarade azi ibintu byinshi bya Rugemwa, azi ibintu byinshi cyane, kuko murabizi ko Rugemwa yagendaga amubwira amabanga ndetse akamubwira n'ibindi bintu byose ari gupanga, akamubwira ibintu byose yagiye akora, ndetse akamubwira mbega afite n'amadosiye ya Rugemwa yerekana ibimenyetso byose byerekana yuko Rugemwa yakoze ibyaha ndetse yariganyije n'imitungo ye kwa Iribagiza. Rero mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kurya, mugiye kubona ko filime yacu igiye kuba yagira ibyo cyane. Wowe ufite amatsiko rero andakeka n'amatsiko yagiye ari kugenda agabanyuka gake gake, dore ko benshi mwishimye mukimara kubona ko Iribagiza yeretse Cyusa, mukimara kubona Iribagiza bwiye Cyusa ati ndakureba wari uri guseka, ndabizi ko nawe wasetse wimbeshya, numbeshye nawe wasetse. Nimba koko wasetse ukaba wishimye, ndagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Iribagiza, gira inama umugira. Ese uri kumva Iribagiza akwiye kuba yaha imbabazi Cyusa? Jya muri comment tubwira ati ndumva Iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi, utubwire uko ubyumva kugira ngo tweke ko nawe ukomeje kudukurikirana kandi ukomeje kwifuza yuko hanga ibintu byose byagenda neza, cyane yuko mbabwira yuko tugiye no kuba twakwinjira muri season 5, ariyo season nono igiye kuzamo umuriro, ari season igiye kuza iryoshye. Kuba mwakurikiye ino filime ndagira mbabwire ko ibintu mwabonyemo bidahagije, ahubwo igiye kuza noneho ariyo mwoto, ariyo muriro, ariyo umuriro ku muriro. Noneho navuga ko ari season ishyushye, ari season igiye kugaragaramo finale y'iyi filime. Urumva ko season ya 5 ari filime iraza kuba ari season iraza kuba imeze neza cyane, ari season iraza kuba iteguranye ubuhanga ndetse n'ubwenge buhanitse cyane. Rero ndagira ngo nawe ukomeze gukurikirana ino filime, ubundi unakandi subscribe ahanga kunda bizi ko tugiye gusoza season kari tugiye kuba twayisoza, ndetse murabizi ko nkuko nabibabwiye nkuko mbibasezeranye babwira yuko umunsi twashoje season 5 nzabasha kubereka ukuntu ino filime bimeze, nzabasha kubereka behind the scenes y'ino filime, kubamenya ubwenge mwakane subscribe mu wambere kugira ngo muzabashe kuba mwabibona ndetse muzabashe kuba mwasobanukirwa byinshi cyane. Kuko nimba ko kuri umuhanga ukaba uri umunyabwenge ukabutura kana subscribe umenya yuko ubwo bwenge bwawe ntabwo wakubeshyira, ubwo nta bwenge ufite. Ariko nimba kana subscribe umenya ubwo uri umunyabwenge ukomeye cyane, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wa danger, uzahana ibintu biryoshye, uzahana hari ibintu by'ubwenge, uzahana hari ibintu by'umumaro. Nkubwira ati we kana subscribe, Imana iguhumugisha kandi Imana ikomeze
iguhezagire iguha amafaranga ndetse iguhe n'imigisha iguhe inshuti z'umumaro kugira ngo natwe dukomeze kugenda tuganira ibintu bigenda neza cyane 5 kuri 5 ariko ku bantu mwifuza kuzamenya ukuntu ibintu bimeze abantu mwifuza kuzagira hano filime nzira n'umusara bikinirwa ndagira mbabwire yuko mbafite surprise mbafite video iryoshye cyane video nateguye yantwaye igiye kugenda yiteguye bintwaye hafi icyumweru cyose ndi kuyitegura urumva ko iyo video ni video idasanzwe ni video ikuyemo byinshi cyane ikuyemo amateka ya bamwe mu bakinnyi bakina filime nzira n'umusara niba koko nawe ushaka kugira ngo umenye byinshi ku bakinnyi bakina filime nzira n'umusara amenye yuko iyo video izaza igusobanurira ndetse izaza ikwereka buri kimwe cyose yibaza yaba kuri ugira ibyo mibaza gusa iyo video nawe uravuga ko ari izaza ari video yose kuko ndamutse ngize video yose yaza ari video ndende cyane kuko ibaze video nakoze icyumweru cyose izaza ifite ama episode tuvuga kuri buri muntu wese twenda tujya ku mateka ari tuvuga uryaje muri no filime nuko byagenze byose byinshi cyane rero ndagira ngo nawe bashe guhakana subscribe kugira ngo uzabashe kuba wamenya byinshi cyane twikomeje ngamashije kubona yuko hangana mama iribagiza nawe ibintu bitameze neza mama iribagiza gwaye mama iribagiza bamaje kuba bamuha uburoze se none bigiye kuba byagenda twamaje kubona ko twakomeje kubona ko hanga ubita Kanyana nawe yamaje guhamagara kamarada akamubwira yuko isori yahamagaye Emira akamubwira yuko ahanga mama iribagiza gwaye ndetse mama iribagiza ameze nkaho yarozwe se none bigiye kugenda gute mama iribagiza ari bwaze kuba yabona umutuma nabashe kuba yakongera gukira akari byo bishe mufite amatsiko ndetse akari byo bishe mufite ubwo amuvuga ati mama iribagiza namukapfuye tuzongera kureba ino filime ndabizi ko nawe wanditse muri comment uvuga ati mama iribagiza napfa sinzongera kureba ino filime ariko ndanyabwire ko mama iribagiza agiye kuba yakira buno burozi kandi wo bita kamarade agiye kuba yagira gutyo ubundi akamuzanira umutima maje kubimenya yuko kamarade ndetse na Emira rero bakunda kuvura bari bo bakunda kuvura no mujyango kwa iribagiza kuko navuga ko docteur yakora nundi yavuraga umujyango kwa iribagiza yavuraga mama iribagiza mbega yari umudocteur ubavura cyane niyo mpamvu rero anavuga ko ibintu byose ndetse n'ibibazo byose navuga ko kamarade na Emira nabo biyemeje kugira ngo bafashe umujyango kwa iribagiza kugira ngo rugemwe nabashe kuba yahanirwa ibya byose gusa nubwo bakomeje kugira ngo bashyire rugemwe hasi na rugemwe nawe ntabwo yicaye rugemwe nawe ari gukora uko ashoboye kugira ngo nabashe kuba yabashyira hasi mbere yuko bamushyira hasi mumaje no kora rugemwe nawe yamaje gufata umwanzuro avuga ati kamarade na Emile ndimo kamafashe bose barahita bapfa nta bindi bintu nta no kubarembekereza by'iminota mike cyane uguhita mbice se none biraza ko byengenda gute kamarade na Emile bari kuze kuba bacika nawe amatsiko ni meshi nawe buri kubyibazo ukuntu biraza kugenda gusa none ahangahe ibintu bigiye kuba mwoto ibintu bigiye kuba uburyoye gusa nyaboneka nta kindi kintu usabwa nawe icyo usabwa rakizi urabizi yuko ahangaha ibintu mamusabwa ari ibintu bitatu gusa nuko kana subscribe ukajya muri comment ugakana no kuri like ubundi tugakomeza kugenda tuganira wambaye ikoteri ukazishyiramo neza kugira ngo sound uyumve neza 5 kuri 5 kubantu mwashimishijwe n'ukuntu Fabiola yagize ubwoba rero ndagira mbasuhuze mbabwira ati mumeze mute Fabiola muramuzi yagize ubwoba avuga buri kimwe cyose Fabiola yagize ubwoba aravugishwa ndetse akavuga amabanga yose murabizi ibyo byose murabimenyere ndetse mwese mumaje no kumenya ndetse beshi mukunda no guseka iyo Fabiola yagize ubwo ndabizi ko beshi mukunda kwishima muvuga ati mbega ukuntu Fabiola asekeje mwese ibyo byose murabizi ndetse beshi mukunda no gukunda uburyo ango bita Fabiola akunda kujya agira mu ubwoba yagize mu ubwoba murabizi ukuntu atomboka akavuga buri kimwe cyose akavuga amabanga yose murabizi ibyo byose ntago ari ngombwa ngo mbibasubiriremo byose murabizi ndetse none bigiye kugenda gutekangana no umuriro ugiye kwaka ko navuga ko uburyohe abugiye kuba bwajya ku yindi ntera none biraza kuba byagenda bitekino filime yacu igiye kuba yakomeza kuryoha kurusha uko yatangiye kubona mwayitangiye mwabonye uburyo yatangiyemo yatangiye ari filime imeze neza iribagiza mubona yuko afatwa nabi kwa rugemwa gusa noneho mumaje kubona ko ibintu bimaje kugira ku rundi rwego ndetse abishoma kwaje kuvuga ati rugemwa azafungwa agiye rugemwa bizagenda gute mugiye kubona ko rugemwe nawe ibyo biraza kuba byarangira nabi ndetse rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse no bita are nawe agiye kuba nawe yajyanwa muri gereza se mbere ko dukomeza ragira amatsingo bazakabazo gatoya cyane wowe kubgawe urkumva rugemwe kwe kuba yakatigwa imyaka ingaye muri gereza ajya muri comment tubwira ati ngiye kubganjye andi bwo ndumva rugemwe byibuza kwe kuba yakatigwa nk'imyaka 10 ngiye kubganjye tari pana kubgawe ngiye kubyumva ndumva rugemwe agiye akwe kuba yakatigwa nk'imyaka nka 15 byibuze akazava muri gereza ashaje nta kintu ashoboye kuba yakora kuko mukati imyaka 5 n'ubundi ashaka kuva muri gereza afite imbaraga ugasanga n'ubundi ahize kamarade ahize Emile n'ubundi yongeye abagire nabi kuko buriya umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntagasiga ikimwirukamo urumva ko rero ahangaye byaba byose niyo mpamvu ndi kuvuga ati ahango bita cyusa n'ubundi nubwo yasaba imbabazi gute nubwo iribagize yamubabara n'ubundi cyusa izi ngeso ze arongera akazikomeza bajye bavuga ati ngo umuntu gukunda koko byukuri umuntu ugeze mu byago umuntu ugeze mu bibazo gusa navuga ko iribagiza ubwo yagiraga mu bibazo cyusa yamugiye kure ubwo cyusa yamweretse yuko atakimukunda akandi buriya nimba umuntu
agiye mu bibazo umukunda ujye umuba hafi kurusha uko wamubaga hafi. Rero mwabonye ko Cyusa we ibyo ntigeze abikora, ntigeze abiha impande ya Iribagiza, ahubwo yagikomeje kugenda amubwira amagambo mabi amukomeretsa. Ibyo byose murabizi amagambo Cyusa yageraga abwira Iribagiza amubwira ati umuryango wanyu utera umwaka umuryango, ni byinshi yagiye amubwira ndetse benshi munanababara cyane ndetse benshi amujya no muri comments. Rega nababwiye ko comments zanyu kuba muzandika tuzisoma cyane, ndetse bamwe turabasubiza sinzi impamvu mutajye mubona ko twabashubije, gusa bamwe mubona ko twabashubije nabasubira muri comment bakareba ukuntu nagiye mbasubiza, gusa benshi tujya tubasubiza iyo mwateye comment. Mwagiye mwandika ati Cyusa ibintu bikora ni ibiki Cyusa uribagiwe akandi ukuntu Iribagiza yagutabaye, kandi kuko ibyo mwavugaga ni ukuri Iribagiza yatabaye Cyusa, ubu Iribagiza yabadahari Cyusa aba yarapfuye kera. Ibyo byose murabizi ukuntu Cyusa bamushyizeho abicanye bakamuhiga bakamujyana mu ishyamba, murabizi ukuntu Iribagiza yamubaye hafi, murabizi Cyusa agera mu ishyamba akagwara, murabizi ukuntu Iribagiza yamubaye hafi akamuha buri kimwe cyose akamushakira imiti kugeza Cyusa azanzamutse agakira. Kuba no mubyibuka muri kubwo Cyusa yaragwariye mu gatente ahantu mu ishyamba, ibyo byose murabyibuka ubwo yari yarahunze. Murabizi ku bantu mwagiye muyikurikirana, rero nimba utarabirebye subira inyuma ugende kuri season ya 2 uraza kuba wabibona kuri episode ya 40 na kangahe na 40 gutyo 45 47 gutyo, muri bwaze kubabona iyo episode naho bashiko wabireba ubundi usobanukwe byinshi, umenye impamvu Iribagiza yakundaga Cyusa, umenye impamvu Iribagiza yakoraga buri kimwe cyose, ndetse impamvu Iribagiza akomeje gukunda Cyusa. Ese none biraza ko byinye gute Iribagiza ari bwaze kuba yaha imbabazi Cyusa? Nawe nicyo kintu ikubazo kandi nawe uri kumva Iribagiza adakwiye kuba yaha imbabazi Cyusa. Ushobora kujya muri comment kutubwira ati nyewe uko mbyumva ndikumva Iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi, kugira ngo dukomeze kugenda tubona yuko nawe dukurikiye kandi dukomeze kugenda tubona yuko ukomeje kwifuza yuko ino filime yacu yakomeza kugenda iryoha cyane. Udafite igitekerezo ushobora gushyiramo emoji y'umutima ukatwika ko udukunda cyane kandi ukunda ino filime bya cyane, ukatwika yuko turi ku mutima, ndetse iyo filime iri ku mutima wawe uhora uyitekerezaho kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Mbere yuko nsoza ndagira mbabwire ko Isimba agiye kuba yagaruka ahangaha kwa Rugema. Isimba mugiye kongera kubona yagarutse ahangaha kwa Rugema nkuko nene bababwiye, ndagira mbishumangire babwire yuko agiye kongera kugaruka. Mbabwira ko ngiye kuba nasoza nsoriza ahangaha ku bantu mwakomeje kunkurikirana, mbabwira yuko mbakunda cyane. Mwarambwiye sinjya nkunda kubashimira ngo yo nshoje kandi ngo mwankurikiranye mwakomeje kumva ibiganiro nge nagiye mbabwira Jess, gusa mwakomeje kumva ukuri kwanjye, mwakomeje kumva ibintu bigiye kuba byakurikiye, ariko iyo nshoje ntago njya bashima. Mbabwira ko mbakunda cyane. Ciao ciao.